Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, natwe tumeze neza nka famiye, turashima Imana. Abatameze neza muri mwebwe mukomeze kwihangana, Uwiteka abagirire neza, abiteho muri byose. Ndagarutse rero mu gikoni muri video yo guteka nk'uko mubibona. Uyu munsi ngiye kubatekera imizuzu. Ngiye kukubereka uburyo wateguramo imizuzu ikakuryohera cyane. Iyi ni imizuzu 7. Imizuzu yo biterwa n'abantu ugiye gutegurira cyangwa ikigero ushaka. Ngiye gukoresha iyi mizuzu 7. Ntangiye nyitonora, ndagenda mbereka akantu ku kandi paka ihiye. Imizuzu rero itekwa kwinshi, itekwa mu buryo bwinshi butandukanye. Ngiye kubereka bumwe muri bwo, ubundi buryo mu mavideo azagenda akurikiraho nzagenda mbibereka. Uyu muzuzu wo ndabona ari mwiza. Hari ukuntu ugura imizuzu ubona inyuma nyine isa neza, ariko wawuhata ugasanga imbere huzuyemo ubuntu bw'ubutirimwe. Niba bwita ubutirimwe, harimo imbere nyine hakomeye, ariko uyu muzuzu ndumva ari mwiza pe. Uko usa neza inyuma ni nako ari mwiza imbere. Sinzi rero impamvu, niba biterwa wenda n'ubutaka, niba biterwa n'izuba ryinshi cyangwa se ari imvura nyinshi, ntabwo nzi igitera imizuzu imwe n'imwe gusanga imbere hakomeye, ugasanga mu gatima k'imbere nyine hakomeye. Ikindi, ubu buryo ngiye gutekamo uyu muzuzu bisaba gukoresha umuzuzu udahiye cyane umeze nk'umuneke, ikindi utari na mubisi, uri nyine hagati, utari mubisi nk'igitoki gisanzwe ariko nabwo utanahiye cyane. Noneho rero ndangije kuyihata, icyo ngiye gukurikizaho ngiye kugenda nyikata. Buri muzuzu ndagenda nkukatamo ibice 4, ariko kuba nkukasemo ibice 4 nibwo buryo bwanjye, niko nari mbishatse. Ariko wowe ubishaka ushobora no kutawukata ukawihorera, cyangwa se ukawukatamo 2, cyangwa se ukaba wanakatamo uduce twinshi dutoya, biterwa nyine nuko wowe ubishaka, kuko uburyo ukasemo ntacyo uhindura ku buryo ngiye kubitekamo, cyangwa se ngo ugire icyo wongeraho. Ariko icyaba cyiza cyane byibura ushaka ibinini ni ukuwucamo nka 2 gusa, nabwo ndumva utawukasemo na rimwe, ndumva bitaba ari byiza cyane, ikirungo ntabwo cyageramo imbere. None icyo ngiye gukurikizaho, ngiye kurapa iki gitunguru cy'umutuku. Igitunguru ubaye udashaka kukirapa ushobora kugisya muri blender. Guteka umuzuzu muri ubu buryo ndi kubereka ndabibatuye pe, uraryoha cyane. Niba nawe uri umukunzi w'umuzuzu, uzawugerageze uwuteke muri ubu buryo, uzawukunda kurushaho. Igikurikiye rero muri bya bitunguru narabye, ngiye gushyiramo amavuta. Ibi ngiye kuvangira muri aka gasorori ni marinade ndi bukoreshe y'imizuzu. Aka ngaka ni akunyu nshyizemo. Noneho nshyiremo na paprika. Kubera umuzuzu uba ufite isukari, umunyu ushaka wawihorera, ukunda umuzuzu w'isukari cyane, ariko ubaye udakunda isukari cyane washyiramo akunyu gakeya kugira ngo uyigabanye isukari. Iyi ngiyi ni coriander nshyizemo. Noneho nshyiremo na cinnamon. Akarungo ka cinnamon nako ni keza, kanahumuza neza cyane. Ikindi kongera n'icyanga mu biryo.
Hari abantu benshi bazi ko cinnamon ikora mu cyayi gusa, ariko no mu biryo hari aho uyikoresha. Iyi ngiyi ni white pepper nshyizemo. Ngiye gushyiramo na soya sauce, ariko iyi ngiyi nkoresheje ni soya sauce light. Noneho rero ubwo ndangije kubishyiramo byose, reka mbivange, byivange neza. Noneho rwa ruvangitiranye rw'ibirungo ngiye kubisuka muri ya mizuzu, ubundi nabyo mbivange neza ku buryo kuri buri muzuzu ikirungo kigeraho neza. Ngiye kuvangisha intoki, namanjije nkaraba intoki neza zirasa neza. Nawe mu gihe uri gukoresha intoki byo guteka, ujye umekinga shuwa ko intoki zawe zisa neza, bityo kugira ngo utekane isuku. Urakomeza ukabivanga kugeza ubwo ubona ko nyine ikirungo cyakoze neza, ko buri muzuzu wose hagezeho ikirungo. Noneho nindangiza kubivanga neza, ndabireka nk'iminota 25, mbe mbishyize ku ruhande mbipfundikire. Noneho ndagaruka mbereka icyo turakurikizaho. Iminota 25 irashize, noneho ngiye gushyiramo utuvuta dukeya nsige ku mpande zose. Ngiye gushyiramo na sezame. Sezame iba imeze neza n'ikaranze. Iyi ngiyi irakaranze, hari igurwa ikaranze, hari n'igurwa idakaranze, ariko ushaka ikaranze wabonye idakaranze ushobora kuyikarangira, ni ibintu byoroshye. Noneho nyuma yo gushyiramo sezame, ngiye kongera mbivange kugira na sezame igere hose. Noneho iki ngiki nicyo ngiye kuyitekamo, ugenda uyitondekamo neza bitewe na shepu y'icyo uri buyitekemo. Nyine ugenda uyitondekamo neza nk'uko nguko ndi kubigenza. Iyi resipe y'imizuzu ndi kubereka uyu munsi, ngiye kuyitekera mu ifuru, ariko ubutaha noneho nzabereka ukundi wateguramo umuzuzu uryoshye cyane, ariko noneho utawutekeye mu ifuru.
noneho hejuru nanone ngiye kunyanyagizaho utundi dusezame dukeya. Noneho reka nyishyire mu ifuru ntegereze bishye. Iyi mizuzu rero yahiye nayikuye mu ifuru, urabona ukuntu isa neza, irumutse, iba iryoshye cyane, noneho hariho kano gasezame, iba ifite icyanga cyane pe. Nawe niba uri umukunzi w'imizuzu uzayigerageze uzayikunda. Bye bye, Uwiteka akomeze kubarinda.